Umusaza mbere yuko yitaba Imana yabwiye umuhungu we ati, mwana wanje, hano mfite isaha sokuru yampaye ikaba imaze imyaka igera kuri 200, ariko mbere yuko nyiguha banza ujye ku iduka ricuruza imiringa hano hepfo, ubundi ubabwire ko ushaka kuyigurisha, wumva amafaranga bashobora kuyigura. Umwana ajya kubaza kuri iyo duka, maze aragaruka abwira papa we ko bamubwiye ko iyo saha bayigura amadolari 150 gusa, ngo kubera ishaje cyane. Papa we ahita amubwira ati, ongera ujye ku iduka rigurisha ibyuma hariya hepfo, nabo babaze ayo bashobora kuyigura. Umwana aragenda arabaza, agaruka kwa papa we aramubwira ati, muri iryo duka bambwiye ko bayigura amadolari 10 gusa, kubera ngo isa nabi kandi ishaje cyane. Papa we ahita amubwira ngo ajye mu nzu ndangamurage, ubundi abereka iyo saha ababaza agaciro kayo. Ubundi ajyayo arababaza, aragaruka kwa papa we aramubwira ati, bambwiye ko iyi saha ifite agaciro k'amadolari 500 byose, kuko ari y'agaciro gakomeye cyane, kugira ngo bayishyire mu bindi bikoresho by'imboneka rimwe muri iyo nzu ndangamurage. Bityo papa we ahita amubwira ati, mwana wanje, ibi byose nabikoze kugira ngo umenye ko ahantu h'ukuri ariho hantu habasha guha umuntu agaciro akwiye mu buryo bukwiye. Ntuzigere ujya ahantu hatagukwiriye ngo maze urakare kubera bataguhaye agaciro, cyangwa se ngo utegereze ko hari uwaguha agaciro. Abantu bazi agaciro kawe bonyine nibo mu by'ukuri bishimira kuba bari kumwe nawe kandi bakakubaha. Bityo ntuzigere na rimwe uguma ahantu abantu batazi agaciro kawe, kuko uzaba uri kwisuzuguza ubwawe. Komeza urinde icyubahiro cyawe, mwana wanjye.